mwandikanye ya ndirimbo yabaye isakare kugeza na n'ubu benshi ntabwo bamuzi bamwumva ko mwayandikanye kuko bivuga wamushushanya ute nk'umubyeyi wamwibarutse kugira avuga ati yari umuntu umeze gutya Ange yari umukobwa w'umunyarwandakazi aho narahamushimiraga ikindi yabanaga yakundaga abantu bakuru cyane ikindi agakunda abana urwibutso rwe rwa nyuma arwaye ari ahantu ari imbere yansabye ko yabanje kunyereka arambwira ati wabonye ko nanjye ngiye ibintu bitatu ushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyambere ni nk'igiki washimira Masamba umuhungu mwiza wacu muto arakora yego ntabwo acika intege imbaraga abaramye ariko kutambwiye tonzi kutambwiye hanze ko ari benshi sarga nakubajije aya wagiye mu bahungu nabakubajije ahubwo gukomeza ubambwira oya tonzi akakana we muvugo ubona ndahetse Knowless hano abakobwa bari Hello turi Inkuru Nziza TV twongeye twagarutse nk'uko ubushize twabivuze twaje kugira ngo dukore ibintu byiza bigiye bitandukanye shene ni Inkuru Nziza ni ibintu byiza bigomba kunyuraho tugarutse muri cya kiganiro iyi ni episode ya 2 mushimira kiriho cyangwa bashimira bakiriho tugiye kugenda tugenda tubagerera ku bantu bagiye batandukanye nyine tubaganiza gake gake ubu hari umubyeyi twagiye gusura rero mukunda n'umuhanzi yaduhaye ikaze mu rugo rero ubu tugiye kumuganiza mbere yuko tumuganiza tumunamubereka ndababibutsa ko Forward Next Travel Agency ni agence yonyine hano mu Rwanda yizewe ifasha abantu kujya kwiga mu mahanga ndetse no kujya gukorera mu mahanga ari na agence yizewe mu buryo bwa tourist guide apartment for rent car rental keneye kuba diaspora bakeneye kuza mu gihugu cy'u Rwanda muri vacances babafasha kubukinga byose harimo no kubakatira amatike y'indege ubundi ukaza urugendo rwawe ruri safe cyane ku bantu bizewe yego ubakeneye wabahamagara kuri nimero 0785928224 izo services zose nizo batanga yego nkuko twabibabwiye twasuye umubyeyi umuhanzi yararirimbye igihe kinini cyane yaririmbye indirimbo ngo ngwinsinzi bana b'u Rwanda insinzi ngenda ireba insinzi mu bice byose insinzi reka tumugereho tumuganize nk'ibisanzwe murakoze stay tuned yego muze yego komere cyane komere cyane twabagendereye twabasuye mwakoze kuduha ikaze mu rugo yego twahageze ni umubyeyi wacu kuvuga mu izina hari ikibazo nanjye njya nivuga ariko yego ni umubyeyi Mariya Yohana ni umubyeyi wacu ni umuhanzi yakoze indirimbo zigiye zitandukanye afite ibigwi nubwo batabyemera ntabwo abyemera ariko muvugisha aravuze ati ngo ariko ibyo bigwi nakoze ni ibiki ariko birahari kandi turashima Imana ko yabashije kugushoboza ukaba ikinakurinze ukaba ukigerera amagingo ubu urungano rwawe
rwinshi ntirwatashye oya eh baracyanyanyaza nabo mm. ariko si benshi. Imana ishimwe uko byagenda kose hari ababa baravuye mu mubiri wowe ugakomeza urugendo n'Imana. yego hamwe n'Imana nasomaga bimwe mu bikugize numva nk'iriya ndirimbo yawe Intsinzi benshi bakunda kuvuga ngo ni intsinzi bana b'u Rwanda ariko yitwa twari dukomeje tuvuga ngo hari abavuye mu mubiri wowe urakomeza n'ishimwe rikomeye kugira ngo ube ugihumeka ni impano iva ku Mana. Tuhara ku rugero utarinze kujya no ku rungano rwawe hari narebye mbona n'umukobwa wawe ngo niwe mwandikanye iriya ndirimbo ariko yatabarutse ku rugamba yego ntabwo yari ku rugamba twari hamwe mu rugo yari hamwe mu rugo twari twarasigaranye naramusabye imbabazi reka we dusigarane uzaba ugenda arabyizera turagumana rero yego mbwiye ngo ni Angelique Garuka Angelique Garuka urumva ko mba nabisomye akurikirana nakumvise yego Angelique mwandika iriya ndirimbo yari afite nk'imyaka ingahe ndabyibuka yari hagati y'abahungu imfura yanjye yari umuhungu nawe akurikiraho ariko yakurikiyeho amurutaho yavutse muri 67 atabaruka muri 96 urumva yari muri myaka 20 n'itanu njyawe n'itanu gutyo urumva ko yari mukuru urwibutso rwe kuri wowe ni uruhe uretse iyo ndirimbo twari nyinshi ariko urwibutso rwe rwa nyuma arwaye ari ahantu ari imbere yansabye ko yabanje kunyereka arambwira ati wabonye ko nanjye ngiye twaratahutse ariko turimo we yararwaye yarwaye ka kanseri niyo yamujyanye mwijima arakiri muto noneho arambwira ati wabonye ko ngiye nabibonye nanjye rero yewe icyo nishimiye ni uko ukunda gusenga uzi kwihangana nanjye reka ndagusaba nindamuka ngiye sinzumva umuntu umpamagara ngo ati ngwino urebe agakecuru kasaze kamaze abana ndamubwira ntihumura kandi Imana izabimfasha we niko yanyisabiye icyo kintu nkimwibukiraho kandi kimpa imbaraga kuko nabimwemereye yego ufite abana bangahe ni abo ngabo batatu babiri abahungu baguye ku rugamba na Angelique waguye ino tutahutse ubu ntawasigaye barahari ariko benshi namwe ndabungutse n'abandi bageze aha n'abandi mpura nabo benshi ntabwo nikomanga ku gituza oya ntawibagirwa ntibazakubeshye ariko kandi kuko abana benshi mbona nsanga ari nk'abanjye hari n'abandi bari hamwe n'abahungu banjye ku rugamba barambwira bati mama turabizi turakuzi turagukunda uri uwacu natwe kandi turabawe nimuhumure iryo jambo ndayifite ku mutima uwo mukobwa wawe mwandikanye iriya ndirimbo yabaye isakare kugeza na n'ubu benshi ntabwo bamuzi bamwumva ko mwayandikanye kuko bivuga wamushushanya ute nk'umubyeyi wamwibarutse kugira ngo muri iyi shusho ubasha kugira avuga ati yari umuntu umeze gutya Ange yari umukobwa w'umunyarwandakazi aho narahamushimiraga yambaraga nk'abandi yakundaga kwambara amapantaro n'amashati kubera kuba mu bana b'abahungu yambaranaga nabo
nta kibi rwose yari afite ku mutima. Yego. Ikindi yakundaga abantu bakuru cyane, ikindi agakunda abana, nibyo byombi. nk'ubu ngubu nakubaza ikibazo cy'amatsiko, mbare si ukugusubiza inyuma cyane, ariko ni amateka, kandi amateka abiraho kuyibuka kugira ngo ntazazime. abaye akiriho, abaye ari kukureba ubu ngubu muri bya bintu yagusabye ajya gutabaruka, n'icyo wamubwira? namubwira ko nakomeje ijambo yambwiye. ndaho ndakomeye kandi humura, ninza nzabasanga. Yego. kuko nibuka ko namubwiye agiye kugenda, namubwira nti ibyo ari byo byose nuramuka ugiye uzantahirize basaza bawe n'abasaza banjye, kuko hari abasaza banjye baguye ku rugamba n'abandi bana bajyanye. Byambwira ko tubashimira ko babaye abagabo. urumva iriya ndirimbo Intsinzi, bana b'u Rwanda, wayihimbye utera ingabo z'igihugu imbaraga, kumva ko bafite abantu inyuma. ko ibyo waririmbye muri icyo gihe muri za 90, ubu nibyo turimo ubu ngubu. ntabwo nari nakanavutse. waka mwari mutarabaho. Yego. na mama wawe naso ngira ngo bose bari batarabaho. we yashaka kuba yari ahari. kareka wimushyira muri iyo myaka. uzi ko nta mama afite abuzukuru n'umwuzukuru za kamena. urumva ko yari ahari. nta shante. Yego. ni indirimbo mwandikiye iyo ndirimbo, navuga ko ari nk'ubuhanuzi ku bakristo. Niki cyaganzaga muri wowe kugira ngo ubashe kureba ibyo turimo ubu ngubu wabibonaga muri icyo gihe? twe twabonaga byinshi, bagenda twarababonaga, abagarutse bamwe tukababona, ariko nako nta nabo cyane, nta nabo. ariko wabona bagenda ntihagire ugaruka, ndetse uwapfaga yabaga yapfuye, ariko ntawazaga avuga ati yewe mfite ubwoba, nta nubwo nsubirayo, nta nubwo nzongera n'uwanjye nzabyara sinzamwohereza ku rugamba. ntabo twabonaga. twabonaga intsinzi, kuko abana bari baragiye bamaramaje, bemeye gutanga ubuto bwabo n'amaraso bakayamenera u Rwanda, ariko bakabona iwabo. cyane cyane nibyo bifuzaga. hama nahita nkubaza ikibazo, umubyeyi uciye bugufi, ni iki gituma urushaho guca bugufi muri wowe? guca bugufi? naciye bugufi sinamanutse nkareshya nawe. nca bugufi ntese hehe, bimeze bite? kenshi navuga wenda nk'abajene natwe ubashije kugira ibigwi runaka, wagira ibigwi ufite we nubwo utabyemera, ariko uko byagenda kose birahari. niba umuntu ashobora kuba yakwandika kuri interineti bakaguhereza ntuza yawe, hari ibyo uba warakoze. yego. ari nabyo tutanagushimira. ubwo barabibonye. yego. mwarabibonye nako. hari ushobora kubihereza akazamura inzego, akaba adaciye bugufi, akabona ko hari abashobora gukandamiza yitwaje icyo kintu. kuki wowe kibigusunikira kuguca bugufi? yaba atari umunyarwanda, cyangwa se yaba ataganira. twe twararezwe, ababyeyi bacu batwumvishaga ubumuntu, batwumvishaga igihugu cyacu, batwumvishaga mbese uko umunyarwanda agomba kuba ahagaze, ukagira indangagaciro, ukagira kirazira, ukagira utuntu twinshi ugomba kureberaho, ukamenya no kubana n'abandi, ukamenya no nawe kudata agaciro. aho hantu rero niho twakuye utwo twose. wagira imana utarebye hirya, ugakomeza wa murongo ukabigeraho. yego. ikiganiro cyitwa Mushimira kiriho. turagushimira ko ubashije gukomera, ugakomera, ukaba ugejeje amagingo aya, ibi byose tubashe gucamo. ndatekereza ko
n'icy'abana bagusabye ukomeje kukirinda nishimwe ku Mana no kuri bo ndetse nawe. gushima bivuze iki, bifite ikihe gisobanuro kuri Mariya Yohana? gushima ni ijambo rikomeye, igeze mikro. ni ijambo rikomeye. hari gushima nako iryo jambo rifata byinshi, ryerekana byinshi. gushima si ukuba wazanye inzoga wikoreye ukazana ibintu by'ibitangaza, ariko warakoze. ni ijambo ryiza. cya mbere ni ijambo ry'irinyarwanda rivugitse neza kandi ritanga isomo. kuko reka nkwereke, iteka umubyeyi yigisha umwana akamwigisha ko niba aherejwe ikintu agomba gushimira. ubitangirira ku mwana muto ukabikomeza. rero bya bindi uko bikomeje n'uburere ugera kuri cya kintu icyo ngicyo wavugaga cyo gushima. iyo umuntu agushimiye utari ubyiteze wumva bimeze ute muri wowe? birakomeye. unarira warira wanarira, wabura n'icyo utafite n'amarira, wahobera umwana, wahobera se ubigize mbese ikintu ugakora geste yo kubona ko umukoreye ikintu cyiza, mbese umweretse urukundo, umweretse ubunyarwanda. cyane cyane burya hazamo umuco. ariko ni byiza, biba byiza cyane, ariko kandi nibyo ukabura ikindi wamuha kinini, ariko urakoze, warakoze. ni ijambo rikomeye. content yacu ivuga ngo mushimira akiriho cyangwa abashimira bakiriho. ntabwo wageze aya magingo aya utarabona abantu baguhaye ibitugu kugira ngo ugere aho ugeze aha ngaha. bampaye ibitugu bate? bakubereye ikiraro. yego. barahari benshi. barahari benshi. ndakubaza nk'ibintu bitatu waririmbye intsinzi, bana b'u Rwanda, intsinzi ndayireba, ubu warayirebaga, tuyirimo none. tuyirimo. hari ababimeneye amaraso, harimo n'abana bawe. ibyo warabirenze unahimba n'iyo ntsinzi urayiririmba. ibintu bitatu ushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu. icya mbere, bampaye igihugu, bankuye hantu nari mfite amajune, mbabaye ntabwo gahinda ndakazana, ariko mbona igihugu nsubira iwacu. ubwo navuye ino ndi mukuru. icya kabiri ni ukundi ndi muzima, ntacyo mbaye, ndaheza banyeretse, sinzi ikindi navuga. icya gatatu ni iki se? njye numva nta kindi mfite navuga. ibyo ni byo bikomeye. imbere ya Mariya Yohana ni umwemeramana, urasenga. ni ibihe bintu bitatu? ibyo bitatu byawe wapfuye no kubona kimwe. ni ibihe bintu bitatu ushimira Imana mu buzima bwa? hari igihe umuntu abona yishoboye akagira icyo ariko akagikora bigakunda. hari naho bigera akavuga ati noneho Mana niwe murengeze mfite. ibyo ibihe bitatu wagezeho ukavuga ati nta ruhare nabigizemo n'Imana ibikoze. ibyo bihe ni ibihe? ibyo bihe Angelique apfuye. icya mbere wambajije ko ndi umwemeramana cyangwa wabivuze? nabivuze. ndibuka ndi muri koridoro mu amazu twari twarabohoje ubwo yapfuye tugeze ino muri 1996.
ndibuka ko nagiye mvuga ntari ku Bikira Mariya wabyaye wari ufite umwana umwe, icyo wakoze ni ukubyara umukiza umwami wacu, nawe araza aradupfira ngo tubeho tugire imbabazi imbere y'Imana z'ibyo turimo by'ibyaha n'ibindi byose bikurikira. Ariko waramubyaye ageze aho aradupfira, ariko apfuye arazuka. Wambwira Angelique biramunzurira nanjye ko nari mfite umwana umwe, urumva. Ariko uko ngenda mbivuga ngeze aho ndamubwira nti ariko mbabarire, ubwo ni ubumuntu, ntacyo sijya wamwihaye, namuhawe n'Imana, none iramwishubije. Mumfashe rwose kandi nzakomera, humura. Icya kabiri shimira Imana nuko hariho abahiranywe n'agahinda, hariho abagize za trauma barasara, hariho abatoraguye amasashi bakavuga bati uriya muntu yishwe n'agahinda, byagenze bitya, sinzi icyabimuteye, ariko kandi ni agahinda. Ibyo rero nahimbye indirimbo ishima Imana ko yampaye kwakira ibyo yampaye, kandi ni koko sinatoraguye amasashe nk'uko Angelique yambwiye ati nyamuna ngwino urebe wa muntu. Icya kabiri sinananiwe kugira icyo nikorera ngo nicwe n'agahinda. Muri urwo rugendo rwose hari slogan y'iki kiganiro ngo ati gushimira si ubugwari, gushimira ni ubupfura. Umushimira akiriho kuko yakubereye uw'umumaro. Hari abantu bari ku mutima wawe batanu, ni benshi cyane, ariko batanu byibuze. Ariko batanu kuki ushyiraho umubare? Imibare hari aho iba mibi, iragorana no kuyisubiza biranga. Nta kibazo. Njye nakubwiye ko icya mbere nashimiye Imana, Imana nyukuremo n'abantu. Abo bantu nibo tugezeho. Abo bantu rwose ntekereza ko ariko nabivuze, nabuze Perezida wa Repubulika, urumva, kuko niwe wabanje wankuye mu bwigunge. Uwa kabiri niwe niwe nanone nambitswe umudari muri 2007 ahari 2007 umudari, ngira ngo ni uw'iyo nsinzi. Abyumva nkomeze se. Uwa gatatu niwe none se ko ari we byose, niwe byose kuri ye, nkubwije ukuri, niwe byose kuri ye. Abo ku ruhande baza nyuma kuko mfite abana mbana nabo. Ababyeyi banjye batarapfa barambwiraga bati komera, sibyo. Abo dusigaranye abavandimwe banjye bandi hafi, nta kindi, abavandimwe ni benshi, ntabwo navuga ngo ni kanaka na kanaka na kanaka. Ariko ibikomeye leta, ubumwe bwacu rwose ntako busa. Mu rugendo rw'umuziki rwo urashimira abandi bagufashije? Bamfashije iki se? Icyo bamfashije sinzi niba ari kumfasha, ariko ngira ngo ndaririmba bakumva ni byiza, sibyo. Noneho nagira aho njya nkaririmba, hakabaho njya naririmba bakampa n'amafaranga, ntawanga amafaranga, sibyo. Ariko kandi ku muziki nabyo mbishimiye Imana kuko yampaye ijwi ngishobora gukoresha no muri iyi myaka. Ubu uracyasohora ibindi bihangano? Cyane. Ubu tukitegura ibindi? Ahubwo nasanze hariya ufite agakayi ubanza uri kwandika.
data yanyigishije gusoma no kwandika. yego Eh, yego mm. hama ku bajene nizihe mpanuro waha abajene Jene n'abana beza cyane. N'abana beza ni ibigoryi byanjye, ni bazima banjye, ariko mpora mbwira abenshi bavumbukamo bakajya ahagaragara bakabikora neza. Abajene ndababwira iki se? Icya mbere ndabakunda. Ndabakunda kuko baragize barumva, kuko bagira amatsiko, bakunda gukora ibintu bidashobotse ariko bashaka kugira ngo babimenye. Aho rero ndahabakundira abakura amaboko mu mifuka bagakoresha amaboko yabo kandi bivuye no ku mitwe yabo, kumva ko bakwiye gukora bakumenyeho. Nuko noneho hanyuma rero ikindi, abajene hari akantu kambabaza kabo, bica imitwe yabo, kunywa ibiyobyabwenge, bakibagirwa ko imitwe niyo dukoresha. Dukoresha umutwe, ubwonko bwawe buba bukiri buzima, ariko bikanga. Ukanywa inzoga zikakwica nabi, ukanywa itabi rikakwica nabi. Aho rero ndahabagaye, ariko nabo ntibajye banga umugayo. Ibyo bintu babireke, baba abana b'u Rwanda nk'uko abavuye aho twari turi bakaza bashyize mu mutwe kubohora igihugu, bari bakwiye kubiganaho kugira ngo bacubire muri ibyo bintu, itari bya bindi biti byuma. Ariko noneho rero ibyuma nabyo urabimenya? ndabizi. Ega nigeze no kurera za mayibobo ngeze inaha. Bari abana beza cyane nabo, narabakundaga. Noneho ndabakunda, ariko ntibajye bagira amatsiko yo kumenya. Noneho bamenye igihugu turimo, bamenye icyo perezida wacu yifuza, bamenye icyo ababyeyi bababwira, batari babandi babigisha ibitari byo. N'ibyo bitari byo nibabimenye, bamenye uko babihunga, banabihungisha abandi babikora, n'abandi babivuga, ariko bamenye. Yego, abajene bakora umuziki kuri ubu ngubu ujya ubamenya buhoro buhoro? Ni nk'abaho ubona ukavuga ati ndabashimira ibintu mukora, mbona ari sawa? Ni bose, abo nduta bose ndabashimira rwose. Kandi nkunda umwana ukora ikintu yaragitekereje, akifuza akagikora, burya aba ari umugabo, aba azakora n'ibindi byiza imbere. Muri gospel abahanzi uzimo ni nk'abangahe? Babandi uzi nawe baririmba, bashyiramo iza katolike, bagashyiramo iza ADEPR, bagashyiramo zose, bakavangavanga, burya ntako basa. Nyine nk'amazina uzi nayo uzi? Amwe ndayibagirwa, vuga rimwe ndakubwira ko muzi. Israel Mbonyi ndamuzi. Naza Josh Ishimwe ndamuzi. uramuzi? Papi Clever na Dorcas nabo ndabazi. urabazi? Abandi James na Daniela? Yego mama, ndabazi. Na Daniela ndamuzi. Na James. Bruce Melody ndamuzi. uramuzi? Uretse ko bacishamo ijambo ritari ryo. Komeza wese nawe aririmba gospel. Oya ndi kuvanga. Uravanga? Vanga kugira twumve ko bazi. The Ben wa uramuzi cyane? uragize? Umuhungu wanjye nawe ndamuzi. Yego. Yego, ndagushimiye cyane. Wakoze. Ndagushimiye cyane. Ako ntuvuze Masamba, ntuvuze Muyango, ntuvuze Kayirebwa, wavuze gospel rero sinajya kubamenya bose, ni muri rusange. Amasamba impamvu bo n'itegeko uba ugomba kubamenya bose. Ni nk'igiki washimira Amasamba? Umuhungu mwiza wacu muto, arakora, ntabwo acika intege. Cecile Kayirebwa ni mukuru kuri wowe? ndamuruta. Uramuruta? Uwo tugiye kunganaho
ni Suzanne Nyiranyamibwa. turayiriye iri yabase Imana iracyakora. iracyakomeje ni ukuri komeza ikurinde uzagire mu bintu byose mpora nyishimira. ni igiki Israel Mbonyi uramuzi? Ndamuzi. ni iki wamushimira? Ndamushimira aririmba neza kandi bizima, kandi ni ukuri atera imbaraga abaramyi. ariko kutambwiye Tonzi, kutambwiye hanze ko ari benshi sarga nakubajije aya wagiye mu bahungu nabakubajije ahubwo gukomeza ubambwira. oya wambwiraga ngo ninkubwira aba gospel narine Aline Gahongayire we muzihi icyo umushimira iki? kuko ni umuntu ukomeye cyane. nawe araririmba neza, agira indirimbo zumvikanamo amagambo meza cyane. Tonzi akakana we muvugo ubona ndahetse Knowless hano abakobwa na Knowless we muri n'inshuti bose ni inshuti zanjye. nabakubajije wanga kubambwira ubwo se kutavuze Tom Close ikibazo oya ikibazo nakubajije unsubiza nk'abanyapolitiki diplomasi. wowe ntabwo bizi si rero wowe nakubajije wanga kumbwira Tom Close umuhungu wanjye wawe cyane. nicyo umushimira? akora neza muri byose ibyo ashinzwe muri iki gihugu, akongera agashyiramo ni umwana nkunda, ni umugabo, akora ibintu ureba ashyize mu mutwe kandi ntagire ikindi gipfa. niba ari umuganga aravuye, niba ari ukuririmba arabigerageje, abigezeho kabisa kandi bizima. wari ukomeje no kuri Knowless umushimira iki? ariko abo bakobwa urabashakaho iki ko bavuye mu haruguru bakaza bakagendana n'abandi kandi bakagaragaza ubutwari bwabo. baririmba neza, baririmba badafite amasoni kandi baririmba bizima, bitarimo guca hirya ngo avuge ibintu bitari byo. kuko no mu ndirimbo zacu hariho abagenda bakabya bakavuga ibintu bidatunganiye igihugu. yego reka tugane ku musozo tugushimira nanone bwo kuduha ikaze mu rugo, karibu katwakira. abahungu bawe nabakiriye iyo bageze mu rugo umuntu akaguha ikaze nuko bakwizeye. rero turagushimira kubw'icyizere, turagukunda. urakoze, nanjye nkunda abana. shene ni Inkuru Nziza TV, Inkuru Nziza, Intsinzi, Inkuru Nziza TV. yego rero turagushimira mu by'ukuri tuvuye ku mutima kubw'ikaze, kandi Imana ikomeze kukurinda. urakoze, ibyiza byose wifuza, urakoze, uburame, uzabone byinshi. ndabigerereye. yego ni ukuri. murakoze kabisa. watumye uhagarara igihe kinini. yego wihanganye ni ukuri, sinzi icyo nakubwira. nyine nagushimiye ni rya jambo wakoze. yego wakoze. sawa rero ibihe byiza. mwakoze namwe, ni ukuri nabashimiye ko icyo navuga, nishimiye ibyo munyifurije kandi n'Imana yabyumvise. ishobora izabikoraho nk'uko yabikoze, nk'uko n'ubu ibikora. nimuhumure turi hamwe nayo. murakoze cyane. sigara amahoro. dukunda u Rwanda, murukorere neza. ni umubyeyi cyane, ni ingobyi duhetse cyane. ntabwo hari uwakwanga umubyeyi wese, bibaho, kirazira. rero u Rwanda ruraduhetse, turarukunze, kuko uwanga igihugu ntaba anakunda n'Imana.
ni Imana yakiduhaye reka tugikorere. n'ababigezeho barayifashishije kandi twabigezeho. Yego. tujye tubashimira iteka. Dushimye n'Imana yabashoboje kugira ngo baduhereze igihugu, iyo ataba iyo byari bigoranye. yarebye imbaraga bafite n'ibyifuzo byiza ishyiraho tike. Bibe inspiration ku rubyiruko, iyo ugambiriye icyiza iteka uratsinda. Murakoze cyane. murakoze namwe. urugendo rwiza.